loves TV. Rwanda is watching. Twongeye kubasuhuza tubaha ikaze abakurikiye Clouds Tonight ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda. Mu gihe leta y'u Rwanda ikomeje kurwanya ihohoterwa rikorerwa abagore ndetse no gukangurira abanyarwanda kwibumbira mu matsinda kugira ngo boroherezwe kubona inguzanyo, bamwe mu bagore bahawe amahugurwa n'umuryango nterankunga Action Aid baratangaza ko bamaze kugera ku ntambwe ishimishije ndetse n'ihohoterwa bakorerwaga rikaba ritakirangwa mu miryango yabo nyuma yo kwerekana ko bashoboye. Mbere yuko muri Action Aid nari umugore wihebye kandi numvaga nararenze igihe cyo gupfa. Hanyuma nari nkennye bikomeye, abana ngira bafite ubuzima bugoye cyane ariko uyu munsi wa none mbasha kwitunga, mbasha kugiraho ntaha, abana ngira bafasha kubona minerval. Iterambere ririmo riragerwaho kuko urabona iyo utahiriza urugo wenyine ni imvune. Niba uri kubazwa ibintu byose mu rugo, ufite umuryango uri kumwe n'abandi bantu ariko ugasanga kimwe cyose cyo mu rugo kirabazwa wowe, bigeraho byanabura umuntu akaba yakwijujuta ngo banyimye ibi kandi nyamara hari igihe bari kugusaba nawe ibitangana n'ubushobozi bwawe. Ariko nimba hari kimwe mfite nawe akaba afite ikindi, tugahuriza hamwe kubaka urugo birushaho gutera imbere. Uwamariya Josephine, umuyobozi w'umuryango nterankunga Action Aid, yavuze ko ubufatanyabikorwa bw'uyu muryango bwibanda ku nkingi enye harimo n'iterambere ry'umugore. Josephine akomeza avuga ko umugore yaranzwe n'ihohoterwa ariko yamaze kugira umutungo agira ijambo, ari nahahera avuga ko abagore bakwiriye kureka ubutesi bagakora kugira ngo bagere ku iterambere rirambye. Birashoboka nk'uko mwumvise ubuhamya bw'abariya badamu, ari aba Karongi, ari aba Nyanza, ari aba Musanze, bose babagaragarije uburyo koko bishoboka aho umugore yaranzwe n'ihohoterwa ariko yagira amahugurwa yajya mu bikorwa bizana umutungo mu rugo nawe akagira ijambo. Ibyo rwose mwabonye ko bishoboka kuko amakimbirane burya azanwa no kutumvikana cyangwa akazanwa no gutekereza ko umuntu ari dependent, mugenzi we ari we umugize. Nko muri ubu buryo umugabo akumva ko ari we ugize umugore. Ibi bibaye mu gihe abayobozi b'uturere bavugiye ko iterambere ry'umugore ndetse no kurwanya ihohoterwa rikorerwa abagore bigerwaho mu gihe bafatanyije n'indi miryango nterankunga itandukanye nk'uko Liyanze Karekezi, umuyobozi w'akarere ka Karongi, abivuga. Abo rero iyo abafatanyabikorwa baje tubereka priorite zacu muri ya nama duhuriramo twese, nawe abafite mu by'ukuri domaine d'intervention ahantu yumva ibikorwa bye byerekeza, kuko buri mufatanyabikorwa aba afite aho ibikorwa bye byerekeza. Noneho akareba mu byo yumva ashaka gukorana n'akarere, tukareba kuri za priorite z'igihugu na priorite z'akarere, birumvikana agahitamo ibikorwa ibi n'ibi iyo abona yateramo inkunga. Nuko rero nka Action Aid ikagira ibikorwa iteramo inkunga bijyanye n'ubundi na domaine d'intervention yayo. Katuvuge mwabonye cyane ko iri mu iterambere ry'umugore. Ubwo tuba dufite n'ubundi muri gahunda yacu ibikorwa bijyanye n'iterambere ry'umugore, ariko rimwe na rimwe usanga ubushobozi bw'akarere cyangwa se ubushobozi bw'igihugu budahagije. Umufatanyabikorwa yaje rero aza yunganira mu by'ukuri kuri bya bikorwa twari twiyemeje gukora, ariko bigaragara ko ubushobozi bwari bukeya kugira ngo tube twarushaho kwihuta. Niyo mpamvu rero ahangaha twavuga ko abafatanyabikorwa rwose bagira uruhare rufatika mu iterambere ry'akarere. Mwabonye ko bari mu kwita ku burezi bw'umwana w'umukobwa ku buryo bw'umwihariko, ariko n'uburezi bw'umwana muri rusange. Nk'ubu nka Action Aid yagiye idufasha kubaka ibi bigo bita ECD cyangwa se amarerero. Kubaka irerero rimwe na rimwe bifasha kugira ngo wa mugore yari ufite akazi kenshi cyane kamufata cyane cyane bijyanye no kwita ku burezi bw'umwana. Umwana yabonye harererwa akagira abandi bamwitaho, bimuha umwanya wo kugira indi mirimo akora ijya mu iterambere ry'umuryango. Ku
Kugeza ubu umuryango nterankunga Action Aid utera inkunga amatsinda y'abagore bo mu byaro bakomoka mu turere dutandatu harimo Musanze, Karongi, Nyaruguru ndetse n'utundi dutandukanye. Uyu muryango wageze mu Rwanda mu 1942 ukaba wibanda ku iterambere ry'icyaro ndetse no ku burezi. Umuryango Action Aid ufite intego yo kuzaba waranduye ubukene mu Rwanda mu mwaka wa 2017.